Mariko igice cya mbere umurongo wa mbere umutwe w'amagambo uravuga ngo Yohana Umubatiza. Itangiriro ry'ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo umwana w'Imana. Nkuko byanditswe n'umuhanuzi Yesaya ngo nuko ndenda gutuma integuza yanjye mbere yawe izatunganya inzira yawe. Ijwi ry'urangurira mu butayu ati nimutunganye inzira y'Uwiteka mugorora inzira ze. Niko Yohana yaje abatiriza mu butayu abwiriza abantu iby'umubatizo wo kwihana ngo bababarirwe ibyaha. Abatuye mu gihugu cy'Iyudaya n'ab'i Yerusalemu bose barahaguruka baramusanga ababatiriza mu ruzi Yorodani bavuga ibyaha bakoze. Yohana yari yambaye umwambaro w'ubwoya bw'ingamiya abukenyeje umushumi, ibyo kurya bye byari inzige n'ubuki bw'ubuhura. Yabwirizaga avuga ati undusha ubushobozi azaza hanyuma yanjye, ntibikwiye kunama ngo mfundure udushumi tw'inkweto ze. Njyeweho ndabatirisha amazi, ariko we azabatirisha umwuka wera. Umurongo wa 9 umutwe w'amagambo uravuga ngo Yesu abatizwa na Yohana ageragezwa na Satani. Muri iyo minsi Yesu ava i Nazareti y'i Galilaya araza abatirizwa na Yohana muri Yorodani. Avuye mu mazi uwo mwanya abona ijuru ritandukanye, umwuka aramanuka amujyaho asa n'inuma. Ijwi rivugira mu ijuru riti ni wowe mwana wanjye nkunda nkamwishimira. Uwo mwanya umwuka amujyana mu butayu amarayo iminsi 40 ageragezwa na Satani, aba hamwe n'inyamaswa abamarayika bakamukorera. Umurongo wa 14 umutwe w'amagambo aravuga ngo Yesu avuga ubutumwa bwiza ahamagara abigishwa. Nuko bamaze kubohesha Yohana, Yesu ajya i Galilaya avuga ubutumwa bwiza bw'Imana ati igihe kirasohoye, ubwami bw'Imana buri hafi, nuko mwihane mwemere ubutumwa bwiza. Anyura iruhande rw'inyanja y'i Galilaya abona Simoni na Andereya mwene se barobesha urushundura mu nyanja, kuko bari abarobyi. Yesu arababwira ati nimunkurikire nzabagira abarobyi b'abantu. Uwo mwanya basiga inshundura baramukurikira. Yicumye imbere ho hato abona Yakobo mwene Zebedayo na Yohana mwene se, nabo bari mu bwato bapfundikanya inshundura. Uwo mwanya arabahamagara, basiga se Zebedayo mu bwato hamwe n'abakozi be baramukurikira. Umurongo wa 21 umutwe w'amagambo aravuga ngo akiza umuntu utewe na dayimoni. Bageze i Kaperinawumu, nuko ku isabato yinjira mu isinagogi arigisha. Batangazwa no kwigishwa kwe, kuko yabigishaga nk'ufite ubutware nta se n'abanditsi. Mu isinagogi yabo harimo umuntu utewe na dayimoni, arataka cyane ati duhuriye he Yesu w'i Nazareti, uje kuturimbura, kuzi uruwera w'Imana. Yesu aramucyaha ati hora muvemo. Dayimoni aramutigisa ataka ijwi rirenga amuvamo. Bose baratangara barabazanya bati ibi ni ibiki, ko ari imyigishirize y'inzaduka, mbega uburyo ategeka n'ubutware, n'abadayimoni nabo baramwumva. Uwo mwanya inkuru ye yamamara hose mu gihugu cyose gihereranye n'i Galilaya. Umurongo wa 29 umutwe w'amagambo aravuga ngo akiza nyirabukwe wa Simoni n'abandi benshi. Bamaze gusohoka mu isinagogi bajyana na Yakobo na Yohana mu nzu ya Simoni na Andereya. Ubwo nyirabukwe wa Simoni yari aryamye arwaye ubuganga, nuko bamubwira ibye. Araza amufata ukuboko aramubyotsa, ubuganga bumuvamo arabazimanira. Nimugoroba izuba rirenze bamuzanira abarwayi bose n'abatewe na dayimoni, ab'umudugudu wose bateranira ku irembo. Akiza benshi bari barwaye indwara zitari zimwe, yirukana abadayimoni benshi, ntiyabakundira ko bavuga kuko bari bamuzi. Umurongo wa 35 umutwe w'amagambo aravuga ngo akiza umubembe. Nuko mu museke arabyuka arasohoka ajya mu butayu asengerayo. Simoni n'abandi bari kumwe nawe baramukurikira. Bamubonye baramubwira bati abantu bose baragushaka. Arabasubiza ati ahubwo tujye ahandi mu yindi midugudu iri bugufi, nigisheyo naho kuko ari cyo cyanze. Ajya mu masinagogi y'ab'i Galilaya yose abwiriza kandi yirukana dayimoni. Umubembe azahari amupfukamira aramwinginga aramubwira washaka wabasha kunkiza. Aramubabarira arambura ukuboko amukoraho ati ndabishaka kira. Uwo mwanya ibibembe bimuvaho arakira. Akimusezerera aramwihanangiriza cyane, uramenye ntugire uwo ubibwira, ahubwo ugende wigire ku mutambyi uture n'ituro ryo kwihumanura
nk'uko Mose yabitegetse kugira ngo bibabere ikimenyetso cyo kubahamiriza yuko ukiza. Nyamara asohotse atangira kubivuga no kubyamamaza hose, nicyo cyatumye Yesu atabasha kongera kujya mu midugudu hose ku mugaragaro, ahubwo yabaga imusozi no mu butayu, abantu bakaba ari bo baturuka impande zose bamusanga ahari. Mariko ibice 2 dusome dore ku murongo wa mbere. Umutwe w'amagambo aravuga ngo Yesu akize ikirema gihetswe n'abantu 4. Nuko hahise iminsi asubira i Kaperinawumu, bimenyekana yuko ari mu nzu. Benshi bateranira aho buzura inzu, barenga no mu muryango, nuko ababwira ijambo ry'Imana. Haza abantu 4 bahetse ikirema, ariko babuze uko bakimwegereza kuko abantu bahuzuye, basambura hejuru y'inzu aharinganiye n'ahari. Bamaze kuhapfumura bamumanuriramo ingobyi ihetswemo icyo kirema. Yesu abonye kwizera kwabo abwira ikirema ati, mwana wanjye, ibyaha byawe urabibabariwe. Ariko hariho abanditsi bamwe bicayemo biburanya mu mitima yabo bati, niki gitumye uyu avuga atyo? Arigereranyije, ninde ushobora kubabarira ibyaha uretse Imana yonyine? Uwo mwanya Yesu amenya mu mutima we yuko biburanya batyo mu mitima yabo, arababaza ati, niki gitumye mwiburanya mutyo mu mitima yanyu? Icyoroshye ni ikihe, ari ukubwira ikirema nti ibyaha byawe urabibabariwe, cyangwa ari ukumubwira nti byuka wikorera ingobyi yawe utahe? Ariko nimumenye yuko Umwana w'umuntu afite ubutware mu isi bwo kubabarira abantu ibyaha. Nuko abwira icyo kirema ati, ndagutegetse byuka wikorere ingobyi yawe utahe. Arabyuka yikorera ingobyi ye, uwo mwanya asohokera imbere yabo. Nuko bose baratangara bahimbaza Imana, baravuga bati, bene ibi ntabwo twigeze kubibona. Umurongo wa 13, umutwe w'amagambo aravuga ngo Yesu ahamagara Lewi umukoresha w'ikoro, avayo yongera kunyura iruhande rw'inyanja, abantu bose baza ahari arabigisha. Nuko akigenda abona Lewi mwene Arufayo yicaye aho yakoresherezaga ikoro, aramubwira ati, nkurikira. Arahaguruka aramukurikira. Hanyuma ubwo Yesu yari yicaye mu nzu y'uwo bafungura abakoresha b'ikoro benshi n'abanyabyaha, basangira na Yesu n'abigishwa be, kuko abajyanaga nawe bari benshi. Abanditsi bo mu Bafarisayo babonye asangira n'abanyabyaha n'abakoresha b'ikoro, babwira abigishwa be bati, mbega asangira n'abakoresha b'ikoro n'abanyabyaha? Yesu abyumvise arababwira ati, abazima si bo bifuza umuvuzi, keretse abarwayi. Sinazanywe no guhamagara abakiranutsi, keretse abanyabyaha. Icyo gihe abigishwa ba Yohana n'Abafarisayo biyirizaga ubusa. Nuko baraza baramubaza bati, ni iki gituma abigishwa ba Yohana n'abigishwa b'Abafarisayo biyiriza ubusa, nyamara abigishwa bawe ntibiyiriza ubusa? Yesu arabasubiza ati, mbese abasangwa bakiyiriza ubusa bakiri kumwe n'umukwe? Bakiri kumwe nawe ntibakwiyiriza ubusa. Ariko iminsi izaza ubwo umukwe azabavanwamo, nibwo bazahera ko babone kwiyiriza ubusa. Ntawe udoda ikiremo cy'igitambaro gishya mu mwenda ushaje, yagira atyo icyo kiremo gishya cyaca uwo mwenda, umwenge ukarushaho kuba mugari. Kandi ntawe usuka vino y'umutobe mu mifuka y'impu ishaje, uwagira atyo vino yaturitsa iyo mifuka, vino igasandara hasi, imifuka ikononekara. Ahubwo vino y'umutobe isukwa mu mifuka mishya. Umurongo wa 23, umutwe w'amagambo aravuga ngo Yesu yigisha iby'isabato. Nuko ku isabato agenda anyura mu mirima y'amasaka, abigishwa be bakigenda batangira guca amahundo. Abafarisayo baramubaza bati, niki gitumye bakora ibizira ku isabato? Arabasubiza ati, mwari mwasoma icyo Dawidi yakoze ubwo yifuzaga ashonje we n'abo bari kumwe, ko yinjiye mu nzu y'Imana ubwo Abitayari yari umutambyi mukuru, akarya imitsima yo kumurikwa, kandi amategeko atemera ko abandi bayirya keretse abatambyi bonyine, akayiha n'abo bari bari kumwe. Arababwira ati, isabato yabayeho kubw'abantu, abantu si bo babayeho kubw'isabato. Nicyo gituma Umwana w'umuntu ari umwami w'isabato nayo. Mariko ibice 3 dusome dore ku murongo wa mbere. Umutwe w'amagambo uravuga ngo Yesu akiza umuntu unyunyutse ukuboko n'abandi benshi. Yongera kwinjira mu isinagogi asangamo umuntu unyunyutse ukuboko. Bagenza Yesu ngo barebe ko amukiza ku isabato babone uko bamurega. Abwira uwo muntu unyunyutse ukuboko ati, haguruka uhagarare hagati mu bantu. Arababaza ati, mbese amategeko yemera ko umuntu akora neza ku isabato cyangwa ko akora nabi, gukiza umuntu cyangwa kumwica? Baramwihorera. Abararanganyamo amaso,
arakaye. Ababazwa nuko binangiye imitima, abwira uwo muntu ati, rambura ukuboko kwawe. Arakurambura kurakira. Uwo mwanya abafarisayo barasohoka bigira inama na ba Herode ngo babone uko bazamwica. Maze Yesu n'abigishwa be barahava bajya ku nyanja. Abantu benshi baramukurikira bavuye i Galilaya n'abandi benshi b'i Yudaya n'i Yerusalemu n'i Dumaya no hakurya ya Yorodani n'abahahereranye na Tiro n'i Sidoni. Bumvise ibyo yakoze baza ahari. Abwira abigishwa be kugumisha ubwato butoya hafi ngo abantu batamubyiga, kuko yakijije abantu. Nicyo cyatumye abari bafite ibyago bose bamugwira ngo bamukoreho. Abadayimoni nabo bamubonye bamwikubita imbere, barataka cyane bati, uri umwana w'Imana. Arabihanangiriza cyane ngo batamwamamaza. Umurongo wa 13, umutwe w'amagambo uravuga ngo Yesu atoranya intumwa 12. Bukeye azamuka umusozi ahamagara abo ashaka baza ahari. Atoranyamo 12 bo kubana nawe ngo abone uko ajya abatuma kubwiriza abantu ubutumwa. Abaha ubutware bwo kwirukana abadayimoni. Nuko atoranya abo 12: Simoni amwita Petero, na Yakobo mwene Zebedayo, na Yohana mwene se wa Yakobo, nabo abita Bowanerije, bisobanurwa ngo abana b'inkuba, na Andreya na Filipo na Barutolemayo na Matayo na Toma na Yakobo mwene Arufayo na Tadeyo na Simoni Zeloti na Yuda Iskariyoti ariwe wamugambaniye. Umurongo wa 20, umutwe w'amagambo uravuga ngo ibyo gutuka umwuka wera. Ajya iwabo, abantu benshi bongera guterana bituma babura uko bafungura. Nuko ab'iwabo babyumvise barasohoka ngo bamufate, kuko bagiraga ngo yasaze. Kandi abanditsi bavuye i Yerusalemu nabo bati, afite Beruzaberu, kandi bati, umukuru w'abadayimoni niwe umuha kwirukana abadayimoni. Arabahamagara abacira imigani ati, Satani abasha ate kwirukana Satani? Iyo ubwami bwigabanyijemo ubwabwo, ubwo bwami ntibubasha kugumaho. Inzu iyo yigabanyijemo ubwayo ntibasha kugumaho. Cyangwa Satani iyo yihagurukiye akigabanya ntabasha kugumaho, ashiraho. Kandi nta muntu wabasha kwinjira mu nzu y'umunyamaboko ngo amusahure ibintu atabanje kumuboha, kuko aribwo yabona uko asahura inzu ye. Ndababwira ukuri yuko abantu bazababarirwa ibyaha byabo byose n'ibitutsi batuka Imana, ariko umuntu wese utuka umwuka wera ntabwo azababarirwa rwose, ahubwo abakoze icyaha cy'iteka ryose. Cyatumye avuga atyo nuko bavuze ngo afite dayimoni. Umurongo wa 31, umutwe w'amagambo uravuga ngo bene wabo wa Yesu. Maze nyina na bene se baraza bamutumaho ngo aze bahagaze hanze. Abantu benshi bari bicaye bamugose, baramubwira bati, nyoko na bene so bari hanze baragushaka. Nawe arababaza ati, mama ninde na bene data ni bande? Araranganya amaso abari bicaye impande zose bamugose, arababwira ati, mama na bene data, umuntu wese ukora ibyo Imana ishaka niwe mwene data, niwe mushiki wanjye, niwe mama. Mariko ibice 4 dusome dore ku murongo wa 1, umutwe w'amagambo uravuga ngo umugani w'umubibyi. Yongera kwigishiriza mu kibaya cy'inyanja, abantu benshi cyane bateraniye aho ari cyo cyatumye yikira mu bwato bwari mu nyanja, abwicaramo abantu bose bari mu kibaya cyayo. Abigishiriza byinshi mu migani. Akibigisha arababwira ati, nimwumve, umubibyi yasohoye imbuto, akibiba zimwe zigwa mu nzira, inyoni ziraza zirazitoragura. Izindi zigwa mu kara kadafite ubutaka bwinshi, uwo mwanya ziramera nk'uko ubutaka atari burebure, ariko izuba rivuye ziraraba, kandi kuko zitari zifite imizi ziruma. Izindi zigwa mu mahwa, amahwa arararuka araziniga, ntizera imbuto. Izindi zigwa mu butaka bwiza, ziramera zirakura zera imbuto, kandi imwe ibyara 30, indi 60, indi 100, bityo bityo.
arababwira ati ufite amatwi niyumve. Yiherereye abari kumwe nawe nabo 12 baramusobanuza iby'uwo mugani. Arabasubiza ati mwebweho mwahawe kumenya ubwiru bw'umwami bw'Imana, ariko abo hanze byose babibwirirwa mu migani, ngo kureba babirebere ariko be kubibona, no kumva babyumve ariko be kubisobanukirwa, ngo ahari badahindukira bakababarirwa ibyaha byabo. Arababaza ati mbese ko mutazi iby'uwo mugani, indi migani yose muzayimenya mute? Umubibyi ni ubiba ijambo ry'Imana. Izo mu nzira aho n'iryo jambo ribibwa, abo nibo bamara kumva uwo mwanya Satani akaza agakuramo iryo jambo ryabibwe muri bo. N'izibibwe ku kara nabo nuko ibyo bumvise iryo jambo uwo mwanya baryemera banezerewe, ariko kuko batagira imizi muri bo bakomeza umwanya muto. Iyo habayeho amakuba cyangwa kurenganywa bazira iryo jambo, uwo mwanya birabagusha. Abandi bagereranywa n'ibibibwa mu mahwa, abo nibo bumva iryo jambo, maze amaganya y'iyi si n'ibihendo by'ubutunzi n'irari ryo kwifuza ibindi iyo bibinjiye mu mutima biniga iryo jambo ntiryere. Kandi abagereranywa na za zindi zabibwe mu butaka bwiza, abo nibo bumva iryo jambo bakaryemera, nibo bera imbuto imwe 30, undi 60, undi 100, bityo bityo. Murongo wa 21 umutwe w'amagambo uravuga ngo iyindi migani. Nuko arababaza ati mbese itabaza rizanirwa kubikwaho inkangara cyangwa gushirwa munsi y'urutara? Ntirishyirwa se ku gitereko cyaryo? Nk'uko ari nta cyapfunditswe kitazagaragara, nta cyangwa icyahishwe kitazamenyekana. Ufite amatwi yumva niyumve. Arababwira ati nimuzirikane ibyo mwumva, urugero mugereramo nirwo muzagererwamo kandi muzarushirizwaho, kuko ufite azahabwa kandi udafite azakwa n'icyo yari afite. Arongera arababwira ati ubwami bw'Imana bugereranywa n'umuntu ubibye imbuto mu butaka, akagenda agasinzira, akabyuka nijoro no ku manywa, n'imbuto zikamera zigakura atazi uko zikuze. Ubutaka bwimeza ubwabwo, ubwa mbere habanza kuba utwatsi, maze hanyuma zikaba imigengararo, hagaheruka amahundo afite imbuto. Ariko imyaka iyo yeze, uwo mwanya nyirayo ayitemesha umuhoro, kuko igihe cyo gusarura kiba gisohoye. Kandi aravuga ati mbese ubwami bw'Imana twabugereranya n'iki, cyangwa twabusobanuza mugani iki? Bwagereranywa n'akabuto ka sinapi, kuko iyo gatewe mu butaka nubwo ari gato, hanyuma y'imbuto zose zo mu isi karakura kakaba igiti kinini, kikaruta imboga zose, kikagabanya amashami manini, maze inyoni zo mu kirere zikarika ibyari mu gicucu cyacyo. Akomeza kubigisha ijambo ry'Imana mu migani myinshi nk'iyo, mu buryo bashobora kumva. Ntiyavuganaga nabo atabaciriye umugani, ariko agasobanurira abigishwa be byose biherereye. Murongo wa 35 umutwe w'amagambo uravuga ngo aturisha inkuba y'umuyaga wo mu nyanja. Kuri uwo munsi bugorobye arababwira ati twambuke tujye hakurya. Basiga abantu bamujyana mu bwato
yahozemo kandi hari n'abandi mato hamwe nabwo. Nuko ishuheri y'umuyaga iraza, umuraba wisuka mu bwato bigeza aho bwenda kurengerwa. Yari asinziriye aryamye ibwerekeza, yiseguye umusego. Baramukangura baramubaza bati, Mwigisha, ntubyitayeho ko tugiye gupfa? Akangutse acyaha umuyaga, abwira inyanja ati, ceceka utuze. Umuyaga uratuza, inyanja iratungana rwose. Arababaza ati, ni iki kibateye ubwoba? Ntimurizera? Baratinya cyane, baravuga bati, mbega uyu ni muntu ki utuma umuyaga n'inyanja bimwumva? Ko ibice 5 dusoma dore ku murongo wa mbere, twamagambo uravuga ngo Yesu yirukana abadayimoni benshi bafata hakurya y'inyanja mu gihugu cy'Abagadalena. Yombotse uwo mwanya, umuntu utewe na dayimoni ava mu mva aramusanganira. Yabaga mu mva, ntawari ukibona icyo ashobora kumubohesha naho waba umunyururu, kuko benshi bamubohesheje ingoyi y'amaguru n'iminyururu y'amaboko, maze ingoyi akayicagagura n'iminyururu akayivunagura, ntihagira umuntu ubasha kumuboha. Iteka ryose ku manywa na nijoro yahoraga mu mva no ku misozi asakurizayo yikebesha amabuye. Abonye Yesu akiri kure, arirukanka aramupfukamira, ataka ijwi rirenga ati, duhuriye he Yesu, Mwana w'Imana isumba byose? Urahirije Imana ntunyice urupfu n'agashinyaguro. Kuko yari amubwiye ati, dayimoni we muvemo. Aramubaza ati, witwa nde? Undi ati, Ingabo niryo zina ryanjye kuko turi benshi. Aramwinginga cyane ngo atabirukana muri icyo gihugu. Kuri uwo musozi hari umugana w'ingurube nyinshi zirisha, nuko baramwinginga bati, twohereze muri ziriya ngurube tuzinjiremo. Arabakundira, abadayimoni bamuvamo binjira muri izo ngurube. Umugana wirukira ku gacuri, zisuka mu nyanja, zihohoterwa n'amazi, zari nk'ibihumbi bibiri. Abungeri bazo barahunga babibwira abo mu mudugudu n'abo mu ngo, baza kureba uko bibaye. Bageze aho Yesu ari, basanga uwari utewe n'ingabo z'abadayimoni yicaye, yambaye afite ubwenge nk'abandi. Baratinya. Ababonye ibyabaye kuri uwo muntu n'ingurube babitekereza abandi. Baherako baramwinginga ngo ave mu gihugu cyabo. Akiri mu bwato, wa muntu wari utewe na dayimoni aramwinginga ngo bajyane, ariko ntiyamukundira, ahubwo aramubwira ati, witahire ujye mu banyu ubabwire ibyo Imana igukoreye byose, nuko ikubabariye. Aragenda atangira kwamamaza i Dekapoli ibyo Yesu yamukoreye byose. Abantu bose barumirwa. Umurongo 21 umutwe w'amagambo uravuga ngo Yesu akiza umugore wari umaze imyaka 12 ari mu mugongo. Nuko Yesu agenda mu bwato asubira hakurya. Abantu benshi bateranira ahari iruhande rw'inyanja. Umwe mu batware b'isinagogi witwaga Yayiro araza, umubonye yikubita imbere y'ibirenge bye, aramwinginga cyane ati, agakobwa kanjye karenda gupfa, ndakwinginze uze ukarambikeho ibiganza byawe gakire kabeho. Aragenda ajyana nawe, abandi benshi baramukurikira bamubyigana. Hariho umugore wari mu mugongo wari ubimaranye imyaka 12. Ababazwa n'abavuzi cyane benshi bagerageza kumukiza, bamumarisha ibintu bye byose abitangamo ingemo, ariko ntibagira icyo bamumarira, ahubwo barushaho kurwara. Yumvise ibya Yesu araza, aca mu bantu, amuturuka inyuma, akora ku mwenda we, kuko yari yibwiye ati, ninkora imyenda ye gusa ndakira. Uwo mwanya isoko y'amaraso irakama, amenya mu mubiri we yuko akize cya cyago. Yesu nawe yiyumvitsemo ko ubushobozi bumugabanutsemo. Ahindukiye abyigana n'abantu, arababaza ati, ninde ukoze umwenda wanjye? Abigishwa be baramusubiza bati, ese ye abantu barakubyiga nawe ukagira ngo ninde unkozeho?
abararanganyamo amaso agira ngo abone umukozeho. Uwo mugore aratinya ahinda umushyitsi kuko azi ikimubayeho. Araza amwikubita imbere amubwiza iby'ukuri byose. Aramubwira ati, mwana wanjye, kwizera kwawe kuragukijije, wigendera amahoro, ukire rwose icyago cyawe. Umurongo 35 umutwe w'amagambo aravuga ngo azura umwana wa Yayiro. Akivugana nawe haza abavuye kuri wa mutware w'isinagogi bati, wa mwana ko yapfuye uracyahururiza iki umwigisha? Ariko Yesu ntiyabyitaho, abwira umutware w'isinagogi ati, witinya, izere gusa. Ntiyakundira undi muntu kujyayo nawe keretse Petero na Yakobo na Yohana mwene se wa Yakobo. Bageze mu muryango w'inzu y'umutware w'isinagogi ahasanga urusaku rw'abarira n'aboroga cyane. Nuko yinjiye arababaza ati, niki gitumye musakuza kandi murira? Umwana ntiyapfuye ahubwo arasinziriye. Baramuseka cyane. Arabaheza bose, ajyana se w'umwana na nyina. Abari kumwe nawe ajya aho uwo mwana ari, amufata ukuboko aramubwira ati, Talisa kumi, bisobanurwa ngo gakobwa ndakubwira nti byuka. Uwo mwanya ako gakobwa karabyuka karagenda, kuko kari kamaze imyaka 12 kavutse. Uwo mwanya barumirwa cyane. Yesu arabihanangiriza cyane ngo hatagira umuntu wese ubimenye, abategeka gufungurira ako kana. Mariko ibice 6 dusome dore ku murongo wa 1. Umutwe w'amagambo aravuga ngo Yesu ari i Nazareti atuma intumwa. Avayo ajya iwabo, abigishwa be baramukurikira. Isabato isohoye aherako yigishiriza mu isinagogi. Benshi babyumvise baratangara bati, ibi byose uyu yabikuye he? Kandi ubu bwenge yahawe n'ibitangaza bingana bitya akora abikura he? Mbese si we wa mubaji mwene Mariya, mwene se wa Yakobo na Yosefu na Yuda na Simoni? Bashiki be nabo ntiduturanye? Ibye birabayobera. Yesu arababwira ati, umuhanuzi ntabura icyubahiro keretse mu gihugu cy'iwabo no mu muryango wabo no mu nzu yabo. Nuko ntiyashobora kugira igitangaza ahakorera na kimwe, keretse abarwayi bake yarambitseho ibiganza arabakiza. Atangazwa nuko batizeye. Agendagenda mu birorero impande zose yigisha. Bukeye ahamagara abo 12, aherako atuma 2 abaha ubutware bwo gutegeka abadayimoni. Abihanangiriza kutajyana ikintu cy'urugendo keretse inkoni yonyine, ati, mwijyana impamba cyangwa imvumba cyangwa amakuta cyangwa imifuka yanyu, ahubwo mukwete inkweto, kandi ntimwambare n'amakanzu 2. Kandi arababwira ati, inzu yose muzacumbikamo abe ariyo mugumamo, mugeze aho muzayicumbukuriramo. Aho abantu batazabacumbikira ntibabemere. Nimuvayo muzakunkumure umukungugu wo mu birenge byanyu, ngo bibabere ikimenyetso cyo kubahamiriza. Nuko baragenda bigisha abantu ngo bihane. Birukana abadayimoni benshi, basiga amavuta abarwayi benshi barakira. Umurongo wa 14 umutwe w'amagambo aravuga ngo Herode yica Yohana umubatiza. Nuko umwami Herode arabyumva, kuko izina rya Yesu ryamamaye, aravuga ati, Yohana umubatiza yazutse, nicyo cyatumye akora ibyo bitangaza. Nuko abandi baravuga bati, ni Eliya, abandi bati ni umuhanuzi nk'abandi bahanuzi. Ariko Herode abyumvise aravuga ati, Yohana naciye igihanga niwe wazutse. Kuko Herode ubwe yari yaratumye ngo bafate Yohana, aramuboha amushyira mu nzu y'imbohe ku bwa Herodiya wari mukamwene se Filipo, kuko Herode yari yamucyuye. Kandi Yohana yari yarabwiye Herode ati, amategeko ntiyemera ko ucyura mukamwene so. Nicyo cyatumye Herodiya amuhigira, ashaka kumwica, ntiyabona uburyo. Kuko Herode yatinyaga Yohana, azi ko ari umukiranutsi wera, aramurinda. Ndetse Herode amwumvise akora byinshi, amwumvira anezerewe. Noneho uburyo buraboneka
Ku munsi wo kwibuka kuvuka kwa Herode ararika abatware be n'abatwara ingabo n'abakire b'i Galilaya ngo baze mu birorero. Umukobwa wa Herodiya araza arabyina, Herode n'abashyitsi be baramushima. Umwami niko kubwira uwo mukobwa ati, nsaba icyo ushaka cyose ndakiguha. Aramurahira ati, icyo unsaba cyose ndakiguha, bona nuba umugabane wa 2 mu bwami bwanjye. Arasohoka abaza nyina ati, nsabe iki? Aramusubiza ati, saba igihanga cya Yohana umubatiza. Muri ako kanya agaruka aho umwami ari n'ingoga, aramusaba ati, ndashaka ko umpa nonaha igihanga cya Yohana umubatiza ku mbehe. Umwami arababara cyane, ariko kuko yarahiriye imbere y'abasangira nawe ananirwa kukimwima. Nuko uwo mwanya atuma umusirikare amutegeka kuzana igihanga cya Yohana. Aragenda agicira mu nzu y'imbohe, akizana ku mbehe, agiha uwo mukobwa, nawe agishyira nyina. Abigishwa be babyumvise baraza, bajyana umubyimba bawushyira mu mva. Umurongo wa 30, umutwe w'amagambo aravuga ngo Yesu ahaza abantu 5,000. Nuko intumwa ziteranira aho Yesu ari, zimubwira ibyo zakoze byose n'ibyo zigishije. Arazibwira ati, muze mwenyine ahiherereye aho abantu bataba, muruhukeho hato, kuko hari benshi banyuranamo, bikaba ari urujya n'uruza, babura uko barya. Bagenda mu bwato bajya aho hantu bataba ngo biherere. Ariko babonye bagenda benshi barabamenya, bava mu midugudu yose birukanka baca iy'ubutaka babatangayo. Yomotse abona abantu benshi bimutera impuhwe, kuko bari bameze nk'intama zitagira umwungeri. Aherako abigisha byinshi. Nuko umunsi ukuze abigishwa be baramwegera bati, dore aha ntihagira abantu, none umunsi urakuze. Basezerere bajye mu ngo, mu birorero n'impande zose, bihahire yo ibyo kurya. Arabasubiza ati, mube ari mwe mubagaburira. Baramubaza bati, tugende tugure imitsima y'idenariyo 200 tuyibahe barye? Nawe arababaza ati, mufite imitsima ingahe? Mujye kureba. Babimenye baramusubiza bati, ni 5 n'ifi 2. Abategeka ko bicara mu bwatsi butoshye bigabanyijemo inteko. Bicara mirongo hamwe, 100, ahandi 50, batyo batyo. Yenda iyo mitsima 5 n'ifi 2, ararama areba mu ijuru, arabishimira, amanyagura imitsima ayiha abigishwa be, nabo bayishyira abantu, n'izo fi 2 azibagaburira bose. Bose bararya barahaga, bateranya ubuvungukira bw'imitsima n'ubw'ifi bwuzura intonga 12. Abariye iyo mitsima bari abagabo 5,000. Umurongo wa 45, umutwe w'amagambo uravuga ngo Yesu agendesha amaguru hejuru y'amazi. Uwo mwanya ahata abigishwa be ngo bikire mu bwato bamubanzirize hakurya i Betsaida, asigara asezerera abantu. Amaze kubasezerera aragenda azamuka umusozi ajya gusenga. Bumwiriyeho ubwato bumaze kugera ku nyanja imuhengeri, naho we akiri ku butaka wenyine. Abonye ko bananiwe kuvugama kuko umuyaga ubaturutse imbere mu nkoko, aza aho bari agendesha amaguru hejuru y'inyanja, asa n'ushaka kubanyuraho. Ariko bamubonye agendesha amaguru hejuru y'inyanja, batekereza ko ari umuzimu, barataka, kuko bose bari bamubonye bagakuka imitima. Aherako arababwira ati, nimuhumure, ninjye, mwitinya. Aratambuka ajya mu bwato barimo, umuyaga uratuza, barumirwa cyane, kuko batari basobanukiwe n'ibya ya mitsima, kandi imitsima yabo yari ikinangiwe. Umurongo wa 53, umutwe w'amagambo uravuga ngo akiza abarwayi benshi. Nuko bamaze gufata hakurya, begera imusozi mu gihugu cy'i Genezareti, batsika aho. Bacyomoka abaho bamenya Yesu, birukanka impande zose muri icyo gihugu cyose, batangira guheka abarwayi mu ngobyi babazererana aho
bamwumvise. Naho yajyaga hose, ari mu birorero cyangwa mu midugudu cyangwa mu ngo, bashyiraga abarwayi mu maguriro bakamwinginga ngo nibura abemerere gukora ku ncunda z'umwenda we gusa. Abazikozeho. Mariko ibice 7 dusome dore ku murongo wa mbere. Umutwe w'amagambo uravuga ngo Yesu ahinyura inyigisho y'abafarisayo. Abafarisayo n'abanditsi bamwe bavuye i Yerusalemu bateranira aho ari. Babona abigishwa be bamwe barisha ibyo kurya intoki zihumanye, bisobanurwa ngo zitajabitswe mu mazi. Kuko abafarisayo n'abayuda bose bataryaga batabanje kujabika intoki mu mazi ngo zibe zihumanuwe bakurikije imigenzo ya ba sekuruza. Kandi iyo babaga bavuye mu iguriro ntibaryaga batabanje kwiyibiza mu mazi ngo babe bahumanutse. Hariho n'ibindi byinshi bategetswe na ba sekuruza babo kubiziririza, nko kujabika ibikombe n'inzabya n'inkono z'imiringa. Abafarisayo n'abanditsi baramubaza bati, ni iki gituma abigishwa bawe bataziririza imigenzo ya ba sekuruza bagapfa kurisha ibyo kurya intoki zihumanye? Arabasubiza ati, Yesaya yahanuye ibyanyu neza, mwandyarya mwe, nk'uko byanditswe ngo, ubu bwoko bunshimisha iminwa yabo ariko imitima yabo indi kure. Bansengera ubusa kuko inyigisho bigisha ari amategeko y'abantu. Itegeko ry'Imana murirekere gukomeza imigenzo y'abantu. Kandi ati, musuzugura neza itegeko ry'Imana ngo muziririze imigenzo yanyu. Uko Mose yavuze ati, wubahe so na nyoko, kandi ati, uzatuka se cyangwa nyina bamwice. Nyamara mwebweho muravuga muti, umuntu nabwira se cyangwa nyina ati, icyo najyaga kugufashisha ni korubani, risobanurwa ngo ituro ry'Imana, muba mutakimukundiye kugifashisha se cyangwa nyina. Nuko ijambo ry'Imana mukarihindura ubusa kugira ngo mukomeze imigenzo yanyu yababayemo karande. Kandi hariho n'ibindi byinshi mukora nk'ibyo. Arongera ahamagara abantu arababwira ati, mutege amatwi mwese munyumve. Nta kinjira mu muntu kivuye inyuma ngo kimuhumanye, ahubwo ibiva mu muntu nibyo bihumanye. Niba hari umuntu ufite amatwi yumva niyumve. Nuko avuye mu bantu yinjira mu nzu, abigishwa be baramubaza iby'uwo mugani. Nawe arababaza ati, mbese namwe ntimugira ubwenge? Ntimuzi yuko ikintu cyinjiye mu muntu kivuye inyuma atari cyo kimuhumanya? Kuko kitajya mu mutima we, ahubwo kiva mu nda kikanyura mu nzira yacyo. Uko niko kubonezwa kw'ibyo kurya byose. Aravuga ati, ibiva mu muntu nibyo bimuhumanya. Ko mu mitima y'abantu havamo imigambi mibi, guheheta no gusambana, kwiba no kwica, kwifuza kubi no kugira nabi, uburiganya n'iby'isoni nke, ijisho ribi n'ibitutsi, ubwibone n'ubupfu. Ibyo bibi byose biva mu muntu nibyo bimuhumanya. Umurongo wa 24 umutwe w'amagambo uravuga ngo, akize umukobwa w'umugore w'umugiri kikazi. Arahaguruka arahava ajya mu gihugu cy'Itiro n'i Sidoni, yinjira mu nzu adashaka ko hagira ubimenya, ariko ntiyabasha kwihisha. Uwo mwanya umugore ufite umukobwa muto utewe na dayimoni amwumvise, araza yikubita imbere y'ibirenge bye. Uwo mugore yari umugirikikazi, ubwoko bwe ni umusirifoyinike. Aramwinginga ngo yirukane dayimoni mu mukobwa we. Aramubwira ati, reka abana babanze bahage, kuko atari byiza kwenda ibyo kurya by'abana ngo ubijugunyire imbwa. Nawe aramusubiza ati, ni koko mwami, ariko imbwa zo ziri munsi y'ameza zirya ubuvungukira bw'abana. Aramubwira ati, ubwo uvuze utyo igendere, dayimoni avuye mu mukobwa wawe. Asubira mu nzu ye asanga wa mukobwa aryamye ku buriri, dayimoni amuvuyemo. Umurongo wa 31 umutwe w'amagambo uravuga ngo, Yesu akiza igipfamatwi kandi kidedemanga. Ava mu gihugu cy'Itiro anyura i Sidoni, agera ku nyanja y'i Galilaya anyuze hagati y'i Dekopoli. Bamuzanira igipfamatwi kandi kidedemanga, baramwinginga ngo agishyireho ikiganza. Agikura mu bantu, arakihererana, agishyira intoki mu matwi, acira amacandwe, agikora ku rurimi. Ararama areba mu ijuru, asuhuza umutima, arakibwira ati, Efata, risobanurwa ngo zibuka.
amatwi ye arazibuka n'intananya y'ururimi rwe irahambuka avuga neza. Arabihanangiriza ngo batagira uwo babibwira, ariko uko yarushagaho kubihanangiriza ni nako barushagaho kumwamamaza rwose. Baratangara cyane bikabije, baravuga bati byose abikoze neza, azibura ibipfamatwi kandi akavugisha ibiragi. Mariko 8 dusome ndore ku murongo wa mbere. Umutwe w'amagambo uravuga ngo Yesu ahaza abantu 4,000. Muri iyo minsi abantu benshi bongera guterana ntibabona ibyo kurya. Ahamagara abigishwa be arababwira ati, aba bantu banteye impuhwe kuko uyu munsi ari uwa gatatu turi kumwe, none bakaba badafite ibyo kurya. Nimbasezerera ngo basubire iwabo biriwe ubusa. Baragwira isari mu nzira kuko bamwe ari abakure. Abigishwa be baramubaza bati, umuntu yabasha ate guhaza aba bantu imitsima ko hano ari mu butayu hatagira abantu? Nawe arababaza ati, mufite imitsima ingahe? Baramusubiza bati, ni 7. Ategeka abantu ko bicara hasi, yenda iyo mitsima 7, arayishimira, arayimanyagura, ayiha abigishwa be ngo bayibashyire. Barayibaha. Bari bafite n'udufi duke, natwo aradushimira, ategeka ko batubaha. Bararya barahaga, bateranya ubuvungukira busigaye bwuzura ibitebo 7. Bari nk'ibihumbi 4, arabasezerera. Uwo mwanya yikirana mu bwato n'abigishwa be ajya mu mpande z'i Darumanuta. Umurongo wa 11 k'amagambo uravuga ngo umusemburo w'abafarisayo niwo nyigisho yabo. Abafarisayo baraza batangira kumugisha impaka, bamushakaho ikimenyetso kivuye mu ijuru, bamugerageza. Asuhuza umutima cyane ati, b'iki gihe bashakira iki ikimenyetso? Ndababwira ukuri yuko ab'iki gihe nta kimenyetso bazahabwa. Abasigaho yongera kwikira mu bwato ajya hakurya, ariko bari bibagiwe kujyana imitsima, ntayo bari bafite mu bwato keretse umwe. Arabahana arababwira ati, mumenye mwirinde umusemburo w'abafarisayo n'umusemburo wa Herode. Barabazanya bati, ahari ni kuko tudafite umutsima. Yesu arabimenya, arababaza ati, igitumye mubazanya ni uko mudafite imitsima. Mbese ntimurajejuka ngo musobanukirwe? Mbega imitima yanyu iracyanangiwe? Kuko mufite amaso ntimureba, mufite amatwi ntimwumva, mbese ye ntimwibuka? Ubwo namanyuriraga abantu 5,000 ya mitsima 5, mwateranije ubuvungukira bwuzura intonga zingahe? Barasubiza bati, ni 12. Kandi ubwo namanyuriraga abantu 4,000 ya mitsima 7, mwateranyije ubuvungukira bwuzura ibitebo bingahe? Baramusubiza bati, ni 7. Arababaza ati, noneho ntimusobanukirwa? Umurongo wa 22 umutwe w'amagambo aravuga ngo Yesu ahumura impumyi. Bagera i Betayida, bamuzanira impumyi, baramwinginga ngo ayikoreho. Ayifata ukuboko, ayisohokana mu kirorero, acira amacandwe mu maso yayo, ayirambikaho ibiganza, arayibaza ati, hari icyo ureba? Irararama iramusubiza iti, ndareba abantu, ariko barasa n'ibiti bigenda. Arongera ayishyiraho ikiganza ku maso, iratumbira, irakira, isigara ireba byose neza. Nuko aramubwira ngo atahe ati, nturushye winjira mu kirorero. Umurongo wa 27 umutwe w'amagambo uravuga ngo Petero ahamya yuko Yesu ari Kristo. Yesu avanayo n'abigishwa be ajya mu birorero by'i Kayisariya ya Filipo. Bakiri mu nzira abaza abigishwa be ati, abantu bagira ngo ndinde? Baramusubiza bati, bamwe bagira ngo uri Yohana Umubatiza, abandi ngo uri Eliya, abandi bakagira ngo uri umwe wo mu bahanuzi. Arababaza ati, ariko mwebweho mugira ngo ndinde? Petero aramusubiza ati, uri Kristo. Arabihanangiriza ngo batagira uwo babibwira. Aherako abigisha uburyo umwana w'umuntu akwiye kuzababazwa uburyo bwinshi, akagwa n'abakuru n'abatambyi bakuru n'abanditsi, akicwa, hashira iminsi 3 akazuka. Avuga iryo jambo aryeruye. Nuko Petero aramwihererana atangira kumuhana. Ariko Yesu ahindukiye areba abigishwa be, acyaha
acyaha Petero aramubwira ati subira inyuma yanjye Satani, kuko ibyo wibwira atari iby'Imana ahubwo ari iby'abantu. Umurongo wa 34 umutwe w'amagambo aravuga ngo Yesu asobanura iby'inzira y'umusaraba. Ahamagara abantu n'abigishwa be arababwira ati umuntu nashaka kunkurikira niyiyange yikorera umusaraba we ankurikire, kuko ubasha kurengera ubugingo bwe azabubura, kandi utita ku bugingo bwe ku bwanjye no ku bw'ubutumwa bwiza azahukiza. Kandi umuntu byamumarira iki gutunga ibintu byose byo mu isi niyakwa ubugingo bwe? Mbese umuntu yatanga iki ngo acungure ubugingo bwe? Umuntu wese ugira isoni zo kunyemera no kwemera amagambo yanjye muri iki gihe cy'ubusambanyi kandi kibi, umwana w'umuntu nawe azagira isoni zo kumwemera ubwo azazana n'abamarayika be afite ubwiza bwa se. Mariko ibice 9 dusome ndere ku murongo wa 1. Umutwe w'amagambo uravuga ngo Yesu arabagirana, Mose na Eliya babonekana nawe. Arababwira ati ndababwira ukuri yuko abangaba bahagaze hano harimo bamwe bazabona ubwami bw'Imana buzanye ububasha bataraba. Nuko iminsi 6 ushize Yesu ajyana Petero na Yakobo na Yohana bonyine abageza mu mpinga y'umusozi muremure, umubiri we uhindukira imbere yabo. Imyenda ye irarabagirana yera dede, kandi nta mumeshi uwo mwisi wese wabashaga kuyeza atyo. Maze Eliya na Mose barababonekera bavugana na Yesu. Petero abwira Yesu ati mwigisha, ni byiza ubwo turi hano reka duce ingando 3, imwe yawe, indi ya Mose n'indi ya Eliya. Ntiyarazi icyo akwiriye kuvuga kuko bari batinye rwose. Maze igicu kiraza kirabakingiriza, ijwi rivugiramo riti nguyu umwana wanjye nkunda mumwumvire. Bakebaguza vuba ariko ntibagira undi babona keretse Yesu gusa uri kumwe nabo. Bakimanuka umusozi arabihanangiriza ngo batagira uwo babwira ibyo babonye keretse umwana w'umuntu amaze kuzuka. Bazigama iryo jambo bagenda babazanya bati mbese kuzuka ni iki? Baramubaza bati ni iki gituma abanditsi bavuga bati Eliya akwiriye kubanza kuza? Arabasubiza ati ni koko Eliya niwe ukwiriye kubanza kuza ngo atunganye byose, akababazwa cyane kandi agashinyagurirwa nk'uko byanditswe ku mwana w'umuntu nawe. Ariko ndababwira yuko Eliya yamaze kuza kandi bamugize uko bashaka nk'uko byanditswe kuri we. Murongo wa 14 umutwe w'amagambo uravuga ngo akiza umuhungu urwaye igicuri. Bageze aho abigishwa be bari babona iteraniro ry'abantu ribakikije n'abanditsi bajya impaka nabo. Uwo mwanya abantu bamubonye baratangara cyane, barirukanka baramusanganira baramuramutsa. Arababaza ati mwabagishaga impaka z'ibiki? Umwe muri bo aramusubiza ati mwigisha, nkuzaniye umwana wanjye tewe na dayimoni utavuga. Aho amusanze hose, iyo amufashe amutura hasi, akamubirisha ifuro, akamuhekenyesha amenyo, akamugagaza. Mbwira abigishwa bawe ngo bamwirukane, ntibabishobora. Arabasubiza ati yemwe bantu b'iki gihe batizera, nzageza he kubana namwe? Nzabihanangiriza kugeza ryari? Nimumunzanire. Baramumuzanira. Dayimoni abonye Yesu atigisa uwo mwana cyane, aragwa arigaragura abira ifuru. Yesu abaza se ati yafashwe ryari? Aramusubiza ati yafashwe akiri umwana. Kenshi cyane amuta mu muriro cyangwa mu mazi ngo amwice, ariko niba ubishobora tugirire imbabazi udutabare. Yesu aramubwira ati uvuze ngo niba mbishobora, byose bishobokera uwizeye. Uwo mwanya se uwo mwana avuga cyane ati ndizeye, nkiza kutizera. Yesu abonye iryo teraniro ry'abantu rimushikiye biruka, acyaha dayimoni ati yewe dayimoni utavuga kandi utumva, ndagutegetse muvemo, ntukamugarukemo ukundi. Arataka aramutigisa cyane, amuvamo, asiga umuhungu asa n'upfuye, bituma benshi bavuga bati arapfuye. Yesu amufata ukuboko aramuhagurutsa, arahagarara. Yinjiye mu nzu, abigishwa be babonye ko biherereye baramubaza bati niki gitumye twebwe tutashobora kumwirukana?
Arabasubiza ati bene uwo ntavanwamo n'ikindi keretse gusenga no kwiyiriza ubusa. Umurongo wa 30 umutwe w'amagambo uravuga ngo ahana abigishwa be kutagira amakimbirane. Bavayo banyura i Galilaya, ariko ntiyashakaga ko hagira ubimenya. Uko yigishaga abigishwa be yuko umwana w'umuntu azagambanirwa agafatwa n'abantu bakamwica, ariko hashira iminsi 3 bamwishe akazuka. Ariko ntibamenya iryo jambo ndetse batinya kumubaza. Bagera i Kaperinawumu, yinjiye mu nzu arababaza ati icyo mwahoze mugira impaka tukiri mu nzira n'iki? Baramwihorera kuko mu nzira bahoze bajya impaka z'umukuru wabo uwo ari we. Aricara ahamagara abo 12 arababwira ati umuntu ushaka kuba uw'imbere nabe inyuma ya bose, ndetse abe umugaragu wa bose. Azana umwana muto amuhagarika hagati yabo, aramukikira arababwira ati uwemera umwana muto nk'uyu mu izina ryanjye ninjye aba yemeye, kandi unyemera sinjye yemera gusa ahubwo aba yemeye n'uwantu. Umurongo wa 38 umutwe w'amagambo aravuga ngo utari umwanzi wa Yesu aba ari mu ruhande rwe. Nuko Yohana arababwira ati mwigisha, twabonye umuntu wirukana abadayimoni mu izina ryawe, turamubuza kuko adasanzwe adukurikira. Yesu aramusubiza ati ntimumubuze, kuko umuntu ukora igitangaza mu izina ryanjye atabasha kunsebya bitamuruhije, kuko utari umwanzi wacu aba ari mu ruhande rwacu. Umuntu uzabaha agacumu kamwe k'amazi, kuko muri aba Kristo ndababwira ukuri yuko atazabura ingororano ye. Umurongo wa 42 umutwe w'amagambo uravuga ngo ahana abagusha abandi. Umuntu wese uzashuka umwe muri abo bato banyizera akamugusha, ibyiza nuko yahambirwa urusyo mu ijosi akarohwa mu nyanja. Ukuboko kwanjye nikugucumuza uguce, ibyiza nuko wakinjira mu bugingo usigaranye ukuboko kumwe, biruta ko wajya muri Gehinomu y'umuriro utazima ufite amaboko yombi, aho urunyo rwabo rudapfa kandi n'umuriro ntuzime. N'ikirenge cyawe nikigucumuza ugice, ibyiza nuko wakinjira mu bugingo usigaranye ikirenge kimwe, biruta ko wajugunywa Gehinomu ufite ibirenge byombi, aho urunyo rwabo rudapfa kandi n'umuriro ntuzime. N'ijisho ryawe nirugucumuza urinogore, ibyiza nuko wakinjira mu bwami bw'Imana usigaranye ijisho rimwe, biruta ko wajugunywa muri Gehinomu ufite amaso yombi, aho urunyo rwabo rudapfa kandi n'umuriro ntuzime. Kandi umuntu wese azasabwa n'umuriro nk'uko umunyu usaba ibyo kurya. Umunyu ni mwiza, ariko umunyu iyo ukayitse mwawuryohesha iki? Mwebwe mugire umunyu mu mitima yanyu kandi mubane amahoro. Mariko ibice 10 dusome dore ku murongo wa 1. Umutwe w'amagambo aravuga ngo ibyo gusenda abagore. Nuko arahaguruka avayo ajya mu gihugu cy'Iyudaya no hakurya ya Yorodani. Iteraniro ry'abantu ryongera guteranira ahari, arongera arabigisha nk'uko yabamenyereye. Abafarisayo baza ahari baramugerageza, baramubaza bati mbese amategeko yemera ko umuntu asenda umugore we? Nawe arababaza ati Mose yabategetse iki? Baramusubiza bati Mose yemeye ko umuntu yandika urwandiko rwo kumusenda ngo abone uko amwirukana. Yesu arababwira ati icyatumye abanditira iryo tegeko nuko imitima yanyu yari inangiwe. Ariko uhereye mu itangiriro ryo kuremwa, Imana yaremye abantu umugabo n'umugore. Nicyo gituma umuntu azasiga se na nyina akabana n'umugore we, bombi bakaba umubiri umwe, bigatuma baba batakiri babiri ahubwo baba babaye umuntu umwe. Nuko icyo Imana yateranije hamwe umuntu ntagitandukanya. Bageze mu nzu, abigishwa bongera kumubaza iryo jambo. Arababwira ati umuntu wese usenda umugore we akarongora undi aba asambanye, kandi n'umugore wahukana n'umugabo we agashyingirwa undi aba asambanye. Murongo wa 13 umutwe w'amagambo aravuga ngo Yesu yakira abana bato. Bamuzanira abana bato ngo abakoreho, abigishwa barabacyaha. Ariko Yesu abibonye ararakara, arababwira ati nimureke abana bato bansange ntimubabuze, kuko abameze batyo ubwami bw'Imana ari ubwabo. Ndababwira ukuri yuko utemera ubwami bw'Imana nk'umwana muto tazabwinjiramo na hato. Arabakikira abaha umugisha,
abarambikaho ibiganza. Umurongo wa 17 umutwe w'amagambo uravuga ngo iby'umusore w'umutunzi. Ageze mu nzira umuntu aza ahari yirukanka aramupfukamira aramubaza ati mwigisha mwiza nkora iki ngo mbone kuragwa ubugingo buhoraho? Yesu nawe aramubaza ati unyitira iki mwiza? Nta mwiza keretse umwe niwe Mana. Uzi amategeko ngo ntukice, ntugasambane, ntukibe, ntukabeshyira abandi, ntukariganye, wubahe so na nyoko. Aramubwira ati mwigisha ayo yose narayitondeye mpereye mu buto bwanjye. Yesu amwitegereje aramukunda aramubwira ati ushigaje kimwe, genda ibyo ufite ubigure impiya uzifashishe abakene, nibwo uzagira ubutunzi mu ijuru, uhereko uze unkurikire. Yumvise iryo jambo mu maso he harahonga, agenda afite agahinda kuko yari afite ubutunzi bwinshi. Yesu araranganya amaso abwira abigishwa be ati erega biraruhije ko abatunzi binjira mu bwami bw'Imana. Abigishwa be batangazwa n'amagambo ye, nuko Yesu arabasubiza ati bana banjye, ni ukuri biraruhije ko abiringiye ubutunzi binjira mu bwami bw'Imana. Icyoroshye nuko ingamiya yanyura mu zuru ry'urushinge kuruta uko umutunzi yakwinjira mu bwami bw'Imana. Barumirwa cyane bati ubwo bimeze bityo ninde ushobora gukizwa? Yesu arabitegereza arababwira ati ibyo ntibishobokera abantu, ariko ku Mana ko siko biri, kuko byose bishobokera Imana. Nuko Petero aramubwira ati dore twebweho twasize byose turagukurikira. Yesu aramubwira ati ndababwira ukuri yuko nta wasize inzu cyangwa bene se cyangwa bashiki be cyangwa nyina cyangwa se cyangwa abana cyangwa amasambu ku bwanjye no ku bw'ubutumwa bwiza utazahabwa ibibiruta inshuro 100 muri iki gihe cya none, ari amazu, ari bene se, ari bashiki be, ndetse na ba nyina n'abantu n'amasambu, hamwe no kurenganywa, maze mu gihe kizaza akazahabwa ubugingo buhoraho. Ariko benshi b'imbere bazaba ab'inyuma, kandi ab'inyuma bazaba b'imbere. Umurongo wa 32 umutwe w'amagambo uravuga ngo Yesu avuga iby'urupfu rwe. Bari mu nzira bazamuka bajya i Yerusalemu, Yesu abagiye imbere baratangara, bakimukurikiye baratinya. Arobanura abo 12 barajyana, atangira kubabwira ibigiye kumubaho ati dore turazamuka tujya i Yerusalemu, umwana w'umuntu azagambanirwa mu batambyi bakuru n'abanditsi, bazamucira urubanza rwo kumwica, bazamugambanira mu bapagani, bazamushinyagurira, bamucira amacandwe, bamukubite imikoba, bamwice, iminsi 3 nishira azaza. Umurongo wa 35 umutwe w'amagambo uravuga ngo ubukuru bwo mu bwami bw'Imana. Nuko Yakobo na Yohana bene Zebedayo baramwegera baramubwira bati mwigisha, turashaka ko uduha icyo tugusaba cyose. Arababaza ati murashaka ko mbaha iki? Baramusubiza bati uduhe kuzicara mu bwiza bwawe, umwe iburyo bwawe undi ibumoso. Maze Yesu arababwira ati ntimuzi icyo musaba. Mwashobora kunywera ku gikombe nzanyweraho, cyangwa kubatizwa umubatizo nzabatizwa? Baramusubiza bati turabishobora. Yesu arababwira ati koko igikombe nzanyweraho muzakinyweraho, kandi n'umubatizo nzabatizwa niwo muzabatizwa namwe, ariko kwicara iburyo bwanjye cyangwa ibumoso sinjye ubigaba, ahubwo bibikiwe abo byateguriwe. Ba bandi 10 babyumvise batangira kurakarira Yakobo na Yohana. Yesu arabahamagara arababwira ati muzi yuko abavugwa ko ari abatware b'amahanga bayatwaza igitugu, n'abakomeye bo muri bo bakayategeka, ariko muri mwe siko biri, ahubwo ushaka kuba mukuru muri mwe ajye aba umugaragu wanyu, kandi ushaka kuba uw'imbere muri mwe ajye aba imbata ya bose. Kuko umwana w'umuntu nawe ataje gukorerwa, ahubwo yaje gukorera abandi no gutangira ubugingo bwe kuba incungu ya benshi. Umurongo wa 46 umutwe w'amagambo uravuga ngo Yesu akiza impumyi yitwa Barutimayo. Nuko bagira i Yeriko, akiva i Yeriko n'abigishwa be n'abantu benshi, asanga umwana wa Timayo witwaga Barutimayo, umusezi w'impumyi, yicaye iruhande rw'inzira.
Yumvise ko Yesu w'i Nazareti ari uje, aherako arataka cyane ati, Yesu mwene Dawidi mbabarira. Aba bantu benshi baramucyaha ngo ahore, ariko arushaho gutaka ati, mwene Dawidi mbabarira. Yesu arahagarara arababwira ati, nimumuhamagare. Bahamagara impumyi barayibwira bati, humura, haguruka, araguhamagaye. Nayo ita umwenda wayo irabaduka, yegera Yesu. Yesu arayibaza ati, urashaka ko nkugirira nte? Iyo mpumyi iramusubiza ati, mwigisha, ndashaka guhumuka. Yesu arayibwira ati, igendere, kwizera kwawe kuragukijije. Uwo mwanya arahumuka, amukurikira mu nzira. Mariko ibice 11 dusome dore ku murongo wa mbere. Umutwe w'amagambo aravuga ngo Yesu agiye Yerusalemu ahetswe n'indogobe. Bageze bugufi bw'i Yerusalemu bajya i Betifage n'i Betaniya ku musozi wa Eleyono, atuma 2 mu bigishwa be. Arababwira ati, mujye mu kirorero kiri imbere yanyu, mukihagera uwo mwanya muri bubone icyana cy'indogobe kiziritse kitigeze guheka umuntu, mukiziture mukizane. Kandi nihagira umuntu ubabaza ati, niki gitumye mukora mutyo, mumubwire muti, databuja niwe ugishaka, nuko uwo mwanya aracyohereza hano. Baragenda basanga icyana cy'indogobe kiziritse ku irembo ku nzira, barakizitura. Bamwe mu bari bahagaze aho barababaza bati, niki gitumye muzitura icyana cy'indogobe? Nabo babasubiza nk'uko Yesu yababwiye, barabemerera. Bashorera icyana cy'indogobe bakigeza aho Yesu ari, bagiteguraho imyenda yabo, akicaraho. Benshi basasa imyenda yabo mu nzira, abandi baca amashami y'ibiti nayo bayasasa mu nzira. Abamushagaye bararangurura bati, Hoziyana, hahiriwe uje mu izina ry'Uwiteka. Hahiriwe n'ubwami buje, ari bwo bwami bwa sogokuruza Dawidi. Hoziyana ahasumba hose. Ageze i Yerusalemu yinjira mu rusengero, amaze kuraranganya amaso ngo arebe byose, arasohoka. Maze kuko bwari bugorobye ajya i Betaniya, ajyana n'abo 12. Umurongo wa 12 umutwe w'amagambo aravuga ngo Yesu avuma igiti cyitwa umutini. Bukeye bwaho mu gitondo bamaze kuva i Betaniya, arasonza. Areba kure abona umutini uriho ibibabi, arawegera ngo ahari yawubonaho imbuto, nyamara awugezeho ntiyagira icyo abona keretse ibibabi, kuko kitari igihe cyo kwera kw'imitini. Arawubwira ati, umuntu ntakarye ku mbuto zawe iteka ryose. Abigishwa be barabyumva. Bagera i Yerusalemu, yinjira mu rusengero, yubika ameza y'abavunjaga ifeza n'intebe z'abaguraga inuma. Ntiyakundira umuntu wese kugira icyo anyuza mu rusengero. Arigisha ati, mbese ntimuzi ko byanditswe ngo, inzu yanjye izitwa inzu yo gusengerwamo n'amahanga yose, ariko mwebwe mwayihinduye isenga ry'abambuzi. Abatambyi bakuru n'abanditsi babyumvise bashaka uko bamwica, ariko baramutinya, kuko abantu bose batangazwaga no kwigisha kwe. Bugorobye asohoka mu murwa. Umurongo wa 20 umutwe w'amagambo uravuga ngo, iby'umutini n'ibyo gusenga no kubabarirana. Bukeye bwaho mu gitondo kare bakigenda, babona wa mutini wumye uhereye ku mizi. Petero yibutse ibyawo aramubwira ati, mwigisha, dore wa mutini wavumye wumye. Yesu arabasubiza ati, mwizere Imana. Ndababwira ukuri yuko umuntu wese wabwira uyu musozi ati, shinguka utabwe mu nyanja, ntashidikanye mu mutima we, yizeye yuko icyo avuze gikorwa, yakibona. Nicyo gitumye mbabwira nti, ibyo musaba byose mubishyizeho umutima, mwizeye yuko mubihawe kandi muzabibona. Kandi nimuhagarara musenga, hakaba hari umuntu wabagiriye nabi, mumubabarire, kugira ngo so mu ijuru nawe abababarire ibyaha byanyu. Ariko nimutamubabarira, so wo mu ijuru nawe ntazababarira ibyaha byanyu. Umurongo wa 27 umutwe w'amagambo uravuga ngo, abatambyi bakuru bamubaza aho yakuye ububasha.
bongera kujya i Yerusalemu. Akigendagenda mu rusengero, abatambyi bakuru n'abanditsi n'abakuru baza ahari, baramubaza bati, ni butware ki bugutera gukora ibyo, cyangwa ninde waguhaye ubwo butware bwo kubikora? Yesu arabasubiza ati, nanjye reka mbabaze ijambo rimwe munsubize, maze mbone kubabwira ubutware buntera kubikora. Kubatiza kwa Yohana kwavuye hejuru cyangwa ni mu bantu? Nimunsubize. Biburanya mu mitima yabo bati, nituvuga tuti kwavuye mu ijuru, aratubaza ati, ni iki cyababujije kumwemera? Keretse tuvuze tuti kwavuye ku bantu. Ariko batinya abantu, kuko bose bemeraga ko Yohana yari umuhanuzi nyakuri. Basubiza Yesu bati, ntitubizi. Yesu arababwira ati, nuko rero nanjye simbabwira ubutware buntera gukora ibi ubwo ari bwo. Mariko ibice 12 dusome dore ku murongo wa mbere. Umutwe w'amagambo uravuga ngo umugani w'abahinzi bimye shebuja imyaka ye. Atangira kubigishiriza mu migani ati, habayeho umuntu wateye umuzabibu, azitiraho urufatiro, acukuramo urwina, yubakamo umunara, asigamo abahinzi, ajya mu kindi gihugu. Nuko igihe cyo gusarura imyaka gisohoye, atuma umugaragu kuri abo bahinzi ngo bamuhe ku mbuto z'imizabibu. Baramufata, baramukubita, baramwirukana, agenda amara masa. Shebuja yongera kubatumaho undi mugaragu, uwo bamurema uruguma mu mutwe, baramuhemura. Atuma undi, uwo we baramwica, n'abandi benshi, bamwe barabakubita, abandi barabica. Bigeze aho asigarana umwana we akunda, aba ari we aherutsa kubatumaho ati, bazubaha umwana wanjye. Ariko abo bahinzi baravuga bati, uyu ni we mutware, nimucyo tumwice, ubutware bubu bwacu. Nuko baramufata, baramwica, bamujugunya inyuma y'uruzabibu. Mbese nyir'uruzabibu nabimenya azabagenza ati, azaza arimbure abo bahinzi, uruzabibu aruhe abandi. Mbese ntimwari mwasoma ibyanditswe ngo, ibuye abubatsi banze niryo ryahindutse irikomeza imfuruka? Ibyo byavuye ku Uwiteka, kandi n'ibitangaza mu maso yacu. Bashaka uburyo bamufata, kuko bamenye yuko ari bo arengererezaho uwo mugani. Ariko kubwo gutinya abantu bamusigaho baragenda. Umurongo wa 13 umutwe w'amagambo uravuga ngo, abafarisayo bamugerageresha iby'umusoro. Bamutumaho bamwe mu bafarisayo n'abaherode ngo bamutegekeshe amagambo. Baje baramubwira bati, mwigisha, tuzi yuko uri inyangamugayo kandi nturobanura abantu ku butoni, kuko utita ku cyubahiro cy'umuntu wese, ahubwo wigisha inzira y'Imana by'ukuri. Mbese amategeko yemera ko duha Kayisari umusoro cyangwa ntiyemera? Tuwutange cyangwa turorere? Ariko amenya uburyarya bwabo, arababaza, mungeragereza iki? Nimunzanire idenariyo nyirebe. Barayizana, arababwira ati, iyi shusho n'iri zina ni ibyande? Baramusubiza ati, ni ibya Kayisari. Yesu arababwira ati, nuko rero ibya Kayisari mubihe Kayisari, iby'Imana mubihe Imana. Baramutangarira cyane. Umurongo wa 18 umutwe w'amagambo uravuga ngo, Yesu asubiza abasadukayo ibyo kuzuka. Maze abasadukayo bahakanaga yuko ari ntawe uzuka, baza aho ari, baramubaza bati, mwigisha, Mose yatwandikiye yuko mwene se w'umuntu napfa agasiga umugore batarabyarana, mwene se azahungura uwo mugore acikure mwene se. Nuko habayeho abavandimwe 7, uwa mbere ararongora umugeni, apfa batarabyarana, uwa kabiri aramuhungura, nawe arapfa adasize abana, n'uwa gatatu amera atyo nawe. Ndetse bose uko ari 7 bapfa bazize ubusa, hanyuma wa mugore nawe arapfa. Mbese mwizuka azaba mukande muri bose? Koko bose uko ari 7 bamugize umugore. Yesu arabasubiza ati, aho si cyo gituma muyuba, kuko mutamenye ibyanditswe cyangwa ubushobozi bw'Imana. Mwizuka ntibarongora kandi ntibashyingirwa, ahubwo bamera nk'abamarayika bo mu ijuru.
mbese ibyerekeye kuzuka kw'abapfuye ntimwari mwasoma mu gitabo cya Mose uko Imana yavuganye nawe iri muri cya gihugu iti ni jye Mana ya Aburahamu n'Imana ya Isaka n'Imana ya Yakobo. Imana si Imana y'abapfuye ahubwo ni iy'abazima, mwarahabye cyane. Murongo wa 28 umutwe w'amagambo uravuga ngo itegeko rirusha ayandi gukomera. Nuko umwe mu banditsi yumvise bajya impaka amenya yuko abashubije neza, aramwegera aramubaza ati mbese itegeko ry'imbere muri yose ni irihe? Yesu aramusubiza ati iry'imbere ni iri ngo umva Isirayeli, Uwiteka Imana yacu niwe mwami wenyine. Nuko rero ukundisha Uwiteka Imana yawe umutima wawe wose n'ubugingo bwawe bwose n'ubwenge bwawe bwose n'imbaraga zawe zose. Irya kabiri ngiri ukunde mugenzi wawe nk'uko wikunda, nta rindi tegeko rirusha ayo gukomera. Uwo mwanditsi aramubwira ati ni koko mwigisha, uvuze ukuri yuko Imana ari imwe nta yindi kiretse yo yonyine, kandi no kuyikundisha umutima wawe wose n'ubugingo bwawe bwose n'imbaraga zawe zose, kandi no gukunda mugenzi wawe nk'uko wikunda biruta ibitambo byose byokeje n'ibitokeje. Yesu abonye amushubijanye ubwenge aramubwira ati nturi kure y'ubwami bw'Imana. Nuko ntihagira undi wongera gutinyuka kugira icyo amubaza. Murongo wa 35 umutwe w'amagambo uravuga ngo umwana wa Dawidi. Ubwo Yesu yigishirizaga mu rusengero arababaza ati ni iki gituma abanditsi bavuga ko Kristo ari mwene Dawidi? Dawidi ubwe yabwirijwe n'Umwuka Wera aravuga ati Uwiteka yabwiye umwami wanjye ati icara iburyo bwanjye ugeze aho nzashyirira abanzi bawe munsi y'ibirenge byawe. Mbese ko Dawidi amwita umwami, none yabasha ate kuba umwana we? Abenshi bo muri iryo teraniro bamutegera amatwi banezerewe. Umurongo wa 38 umutwe w'amagambo uravuga ngo Yesu agaragaza ibyaha by'abanditsi. Nuko ababwira yigisha ati mwirinde abanditsi bakunda kugenda bambaye ibishura no kuramukirizwa mu maguriro no kwicara ku ntebe y'icyubahiro mu masinagogi no mu myanya y'abakuru bari mu birori, barya ingo z'abapfakazi kandi bagakomeza kuvuga amasengesho y'urudaca baryarya. Abo bazacirwaho iteka rirusha ayandi kuba ribi. Murongo wa 41 umutwe w'amagambo uravuga ngo umupfakazi wari umukene yicaye yerekeye isanduku y'amaturo areba abantu batura amakuta bayashyiraho abatunzi benshi bashyiramo menshi. Umupfakazi wari umukene araza atura amasenga 2 ariyo kuta. Ahamagara abigishwa be arababwira ati ndababwira ukuri yuko uriya mupfakazi atuye byinshi kuruta ibyo abandi bose batuye, kuko bose batuye ibibasagutse ariko we mu bukene bwe atuye icyo yarasigaranye ari cyo yari atezeho amakiriro. Mariko ibice 13 dusome dore ku murongo wa 1 umutwe w'amagambo uravuga ngo ibimenyetso byerekana kurimbuka ku Yerusalemu no kugaruka kwa Yesu. Avuye mu rusengero umwe mu bigishwa be aramubwira ati mbega amabuye, mbega imyubakire, mbese aho mwigisha urirebera? Yesu aramubaza ati urareba iyi myubakire minini? Ntihazasigara ibuye rigeretse ku rindi ritajugunywe hasi. Yicaye ku musozi wa Elayono yerekeye urusengero, Petero na Yakobo na Yohana na Andreya bamubaza biherereye bati tubwire ibyo bizabaho ryari n'ikimenyetso kigaragaza ko igihe bizasohoreramo cyegereje ni iki? Yesu atangira kubabwira ati mwirinde hatagira umuntu bayobya, kuko benshi bazaza biyita izina ryanjye bati ni jye Kristo, bakayobya benshi. Nuko nimwumva intambara n'impuha z'intambara ntimuzahagarika imitima, kuko ibyo bitazabura kubaho ariko imperuka izaba itaraza. Ishyanga rizatera irindi shyanga n'ubwami buzatera ubundi bwami, hamwe na hamwe hazaba ibishyitsi, hazaba n'inzara. Ibyo bizaba ari itangiriro ryo kuramukwa. Ariko mwirinde kuko bazabagambanira mu nkiko, muzakubitirwa mu masinagogi kandi muzahagarara imbere y'abategeka n'abami babampora ngo mubabere ubuhamya.
ubutumwa bwiza bukwiye kubanza kumara kwamamazwa mu mahanga yose. Niba bajyana mu manza, ntimuzahagarike imitima y'ibyo muzavuga, ahubwo ibyo muzabwirwa muri icyo gihe muzabe ari byo muvuga, kuko atari mwe muzaba muvuga, ahubwo ari Umwuka Wera. Umuvandimwe azagambanira mwene se ngo yicwe, na se w'umwana azagambanira abana, bazagomera ababyeyi babicishe. Kandi muzangwa na bose babahora izina ryanjye, ariko uwihangana akageza imperuka niwe uzakizwa. Ariko nimubona ikizira kirimbura kigeze aho kidakwiriye, usoma abyitondere. Icyo gihe abazaba bari i Yudaya bazahungire ku misozi, n'uzaba ari hejuru y'inzu ye kuzamanuka ngo yinjire mu nzu ye ngo agire icyo akuramo, n'uzaba ari mu murima we kuzasubira imuhira ngo azane umwenda we. Abazaba batwite n'abonsa muri iyo minsi bazabona ishyano. Nuko musenge kugira ngo bitazabaho mu mezi y'imbeho, kuko muri iyo minsi hazabaho umubabaro mwinshi utigeze kubaho uhereye mu itangiriro, ubwo Imana yaremaga ukageza none, kandi ntuzongera kubaho. Iyaba Umwami Imana itaragabanyije iyo minsi, ntihajyaga kuzarokoka umuntu n'umwe, ariko kubw'intore yatoranyijwe yabigabanyijeho. Icyo gihe umuntu ntababwira ati dore Kristo ari hano, cyangwa ati dore ari hariya, ntimuzabyemere, kuko hazaduka abiyita Kristo n'abahanuzi b'ibinyoma, bakora ibimenyetso n'ibitangaza kugira ngo babone uko bayobya intore niba bishoboka. Ariko mwebwe mwirinde, dore mbibabwiye byose bitaraba. Umurongo wa 24, umutwe w'amagambo uravuga ngo ibyo kugaruka k'Umwana w'umuntu. Ariko muri iyo minsi, hanyuma y'uwo mubabaro, izuba rizijima, n'ukwezi ntikuzava umwezi wako, n'inyenyeri zizagwa ziva mu ijuru, n'imbaraga zo mu ijuru zizanyeganyega. Ubwo nibwo bazabona Umwana w'umuntu aje ku bicu, afite ubushobozi bwinshi n'ubwiza. Azatuma abamarayika ateranye intore ze mu birere bine, uhereye ku mpera y'isi ukageza ku mpera y'ijuru. Nuko rero murebere ku mitini, niyo cyitegererezo, ishami ryawo iyo ritoshye ibibabi bikamira, mumenye yuko igihe cy'impeshyi kiri bugufi. Nuko namwe nimubona ibyo bisohoye, muzamenye yuko ari hafi, ndetse ko ageze ku rugi. Ndababwira ukuri yuko ab'ubu bwoko batazashiraho kugeza aho ibyo byose bizasohorera. Ijuru n'isi bizashira, ariko amagambo yanjye ntazashira na hato. Ariko uwo munsi cyangwa icyo gihe ntaho bizi, naho baba abamarayika bo mu ijuru cyangwa Umwana w'Imana, keretse Data. Mujye mwirinda, mube maso, musenge, kuko mutazi igihe ibyo bizasohoreramo. Ni nk'umuntu wasize urugo rwe ajya mu kindi gihugu, aha abagaragu be ubutware, umuntu wese ahabwa umurimo we. Ategeka umukumirizi kuba maso. Nuko namwe mube maso, kuko mutazi igihe nyir'urugo azaziramo, niba ari nimugoroba, cyangwa mu gicamunsi, cyangwa mu nkoko, cyangwa umuseke utambitse, atazabatungura agasanga musinziriye. Icyo mbabwiye ndakibabwiye. Bose bati mube maso. Mariko ibice 14, dusome dore ku murongo wa mbere. Umutwe w'amagambo uravuga ngo bajya inama yo kwica Yesu. Hari hasigaye iminsi 2 hakabaho iminsi mikuru ya Pasika, ariyo bariramo imitsima idasembuwe. Abatambyi bakuru n'abanditsi bashaka uburyo bwo koshyushya Yesu ngo babone uko bamufata bamwice. Ariko baravuga bati twe kumufata mu minsi mikuru bidatera abantu imidugararo. Umurongo wa 3, umutwe w'amagambo uravuga ngo Yesu asigirwa amavuta mu nzu ya Simoni umubembe. Ubwo Yesu yari i Betaniya mu nzu ya Simoni umubembe yicaye arya, haza umukobwa ufite umukondo w'amavuta meza y'igiciro cyinshi cyane, ameze nk'amadahano y'agati kitwa narada. Nuko amena umukondo, amavuta ayamusuka ku mutwe. Bamwe muri bo bararakara bati aya mavuta apfushirijwe iki ubusa, ko yajyaga kugurwa idenariyo zisanga 300 zigahabwa abakene. Baramwivovotera, ariko Yesu arababwira ati nimumureke, muramuterera iki agahinda ko angiriye neza cyane? Abakene bo muba muri kumwe nabo iteka, kandi aho mwashakira mwabagirira neza,
ariko njyeweho ntituzahorana iteka. Akoze uko ashoboye, abanje kunsigira amavuta ku mubiri kuwutunganyiriza guhambwa. Ndababwira ukuri yuko aho ubutumwa bwiza buzigishirizwa hose mu isi yose, icyo uyu mugore ankoreye kizavugirwa kugira ngo bamwibuke. Umurongo wa 10, umutwe w'amagambo aravuga ngo Yuda agambanira Yesu. Nuko Yuda Isikariyoti wari umwe muri abo 12 asanga abatambyi bakuru ngo abamugambanirireho. Babyumvise baranezerwa, basezerana kumuha ifeza, ashaka uburyo yamubagenzereza. Umurongo wa 12, umutwe w'amagambo aravuga ngo Yesu n'abigishwa be basangira ibya Pasika. Nuko ku munsi wa mbere w'iyo minsi y'imitsima idasembuwe, ari wo babagiragaho umwana w'intama wa Pasika, abigishwa be baramubaza bati, urashaka ko tujya he ngo tugutunganyirize ibya Pasika ngo birye? Atuma 2 mu bigishwa be, arababwira ati, mujye mu murwa umugabo muri buhure wikoreye ikibindi cy'amazi, mumukurikire. Aho ari bwinjire, mubwire nyir'urugo muti, umwigisha arababaza ngo icumbi rye ririhe, aho ari busangirire ibya Pasika n'abigishwa be. Nuko ari bubereke icyumba cyo hejuru gishashwemo giteguwe, abe arimo mutunganiriza. Abigishwa baragenda bajya mu murwa, babisanga uko yabibabwiye, batunganya ibya Pasika. Bugorobye azana n'abo 12 bicaye barya. Yesu arababwira ati, ndababwira ukuri yuko umwe muri mwe uwo dusangira ari bungambanire. Batangira kubabara bamubaza umwe umwe bati, ni njye? Arabasubiza ati, umwe muri mwebwe 12 uwo duhuriza amaboko ku mbehe niwe uwo. Umwana w'umuntu aragenda nk'uko byanditswe kuri we, ariko uwo muntu ugambaniye umwana w'umuntu azabona ishyano. Ibyajyaga kumubera byiza nuko aba atavutse. Umurongo wa 22, umutwe w'amagambo aravuga ngo Yesu atanga ifunguro ryera. Bakirya yenda umutsima, maze amaze kuwushimira arawumanyagura, arawubaha, arababwira ati, nimwakire, uyu ni umubiri wanjye. Yenda igikombe, amaze kugishimira arakibaha, banyweraho bose. Arababwira ati, aya ni amaraso yanjye y'isezerano rishya ava ku bwa benshi. Ndababwira ukuri yuko ntazongera kunywa ku mbuto z'imizabibu kugeza umunsi nzasangirira namwe vino nshya mu bwami bw'Imana. Bamaze kuririmba barasohoka bajya ku musozi wa Elayono. Umurongo wa 27, umutwe w'amagambo aravuga ngo Yesu ahanura ko Petero ari bumwihakane 3. Maze Yesu arababwira ati, mwese muri bugushwe, kuko byanditswe ngo nzakubita umwungeri intama zisandare. Ariko nimara kuzurwa nzababanziriza kujya i Galilaya. Ariko Petero aramubwira ati, naho bose bari buhemuke, ariko njye sindi buhemuke. Yesu aramubwira ati, ndakubwira ukuri yuko muri iri joro rya none inkoko itarabika 2, wowe ubwawe uri bunyihakane 3. Ariko we ararenga arahamya ati, naho byatuma mpfana nawe sindi bukwihakane na hato. Nuko bose bavuga batyo. Umurongo wa 32, umutwe w'amagambo aravuga ngo Yesu asengana umubabaro ari i Getsemani. Bagera ahitwa i Getsemani, maze abwira abigishwa be ati, nimube mwicaye hano mbanze nsenge. Ajyana Petero na Yakobo na Yohana, atangira kumirwa no guhagarika umutima cyane. Arababwira ati, umutima wanjye ufite agahinda kenshi kenda kunyica. Mugume hano mube maso. Yigira imbere ho hato, yubama hasi arasenga ngo niba bishoboka icyo gihe kimurenge. Ati, Aba Data, byose biragushobokera, undenze iki gikombe, ariko bye kuba uko ngeyeho nshaka, ahubwo bibe uko wowe ushaka. Araza asanga basinziriye, abaza Petero ati, Simoni, urasinziriye? Harya ntubashije kuba maso n'isaha imwe? Mube maso musenge, mutajya mu moshya. Umutima ni ukunze, ariko umubiri ufite intege nke. Yongera kugenda arasenga, avuga amagambo amwe n'aya mbere. Yongera kugaruka asanga basinziriye kuko amaso yabo aremereye, ntibamenya icyo bamusubiza. Agaruka ubwa 3 arababwira uti, noneho nimusinzire muruhuke, birarangiye, igihe kirasohoye, dore umwana w'umuntu agambaniwe mu maboko y'abanyabyaha. Nimubyuke tugende, dore ungenza ari bugufi. Umurongo wa 43, umutwe w'amagambo aravuga ngo bafata Yesu.
Akibivuga Yuda umwe muri bo 12 azana n'igitero gifite inkota n'inshyimbo giturutse ku batambyi bakuru n'abanditsi b'abakuru. Ariko umugambanira yari yabahaye ikimenyetso ati, uwo ndi busome niwe uwo mumufate mumujyane mumukomeje. Nuko asohotse uwo mwanya aramwegera aramubwira ati, mwigisha. Aramusomagura, baramusumira, baramufata. Maze umwe mu bahagaze aho akura inkota ayikubita umugaragu w'umutambyi mukuru amuca ugutwi. Yesu arababaza ati, harya muhurujwe no kumfata nk'uko muzira umwambuzi, mufite inkota n'inshyimbo? Iminsi yose nahoranaga namwe mu rusengero nigisha ko mutamfashe, ariko ibi bibereyeho kugira ngo ibyanditswe bisohore. Maze abe bose baramuhana barahunga. Nuko umusore umwe amukurikira yifubitse umwenda w'igitare, baramufata, basigarana umwenda we, ahunga yambaye ubusa. Murongo wa 53 umutwe w'amagambo uravuga ngo, abatambyi bacira Yesu urubanza rwo gupfa. Bajyana Yesu ku mutambyi mukuru, nuko abatambyi bakuru bose n'abakuru n'abanditsi bamuteraniraho. Petero amukurikira arenga ahinguka agera no mu rugo rw'umutambyi mukuru, yicarana n'abagaragu, yota umuriro. Nuko abatambyi bakuru n'abanyarukiko bose bashaka Yesu ho ibirego ngo babone uko bamwica, barabibura. Nuko abamubeshyiraga bari benshi, amagambo yabo ntiyari ahuye. Bamwe barahaguruka baramubeshyera bati, twumvisha avuga ati, nzasenya uru rusengero rwubatswe n'intoki, nubake urundi mu minsi 3 rutubatswe n'intoki. Nyamara n'ayo magambo yabo ntiyari ahuye. Umutambyi mukuru arahaguruka ahagarara hagati, abaza Yesu ati, mbese ntiwiregura na hato? Ntiwumvise ibyo aba bakureze? Aricecekera ntiyagira icyo amusubiza. Umutambyi mukuru yongera kumubaza ati, mbese ni wowe Kristo koko, umwana w'Imana idahinyuka? Yesu aramusubiza ati, ndiwe, kandi muzabona umwana w'umuntu yicaye iburyo bw'ubushobozi bw'Imana aje ku bicu byo mu ijuru. Umutambyi mukuru abyumvise atyo ashishimura imyenda ye ati, turacyashakira iki abagabo? Dore noneho mwiyumviye kwigereranya kwe, muratekereza iki? Bose bamucira urubanza ngo akwiriye kwicwa. Bamwe bahera ko bamucira amacandwe, bamupfukama mu maso, bamukubita ibipfunsi bati, hanura. N'abagaragu bamukubita inshyi. Umurongo wa 66 umutwe w'amagambo aravuga ngo, Petero yihaka. Ubwo Petero yari akiri hanze mu rugo, haza umwe mu baja b'umutambyi mukuru. Abonye Petero yota umuriro aramwitegereza, aramubwira ati, nawe wari kumwe na Yesu w'i Nazareti. Nawe arabahakanira ati, ibyo uvuze sinzi ibyo ari byo, kandi simbimenye. Maze arasohoka, ageze ku bikingi by'amarembo, inkoko irabika. Umuja amubonye aherako yongera kubwira abahagaze aho ati, uyu ni uwo muri bo. Nawe yongera kubihakana. Hashize umwanya muto, abahagaze aho bongera kubwira Petero bati, uri uwo muri bo rwose, kuko uri umunyagalilaya. Nawe atangira kwivuma no kurahira ati, sinzi uwo muntu muvuga uwo ari we. Muri ako kanya inkoko ibika ubwa kabiri. Petero yibuka ijambo Yesu yari yamubwiye ati, inkoko itarabika kabiri uri bunyihakane 3. Ariyumvira, agira agahinda kenshi, ararira. Mariko ibice 15 dusome dore ku murongo wa 1. Umutwe w'amagambo uravuga ngo, bashyira Yesu Pilato. Umuseke utambitse uwo mwanya abatambyi bakuru n'abakuru n'abanditsi n'abanyarukiko bose bajya inama, baboha Yesu baramujyana bamushyira Pilato. Pilato aramubaza ati, ni wowe mwami w'Abayuda? Nawe aramusubiza ati, wakabimenye. Maze abatambyi bakuru bamurega byinshi. Pilato yongera kumubaza ati, mbese ntacyo wireguza ko bakureze byinshi? Ariko Yesu ntiyagira ikindi amusubiza, bituma Pilato atanga. Umurongo wa 6 umutwe w'amagambo uravuga ngo, Pilato acira Yesu urubanza rwo kubambwa. Nuko muri iyo minsi mikuru, uko umwaka utashye, yari yaramenyereye kubohorera abantu imbohe imwe iyo babaga bamusabye. Nuko muri icyo gihe hariho uwitwaga Baraba, wabohanywe n'abari bagomye bishe abantu muri ubwo bugome. Abantu barazamuka batangira gusaba ko abagirira nk'uko yamenyereye. Pilato arababaza ati, murashaka ko mbabohorera umwami w'Abayuda? Kuko yamenye yuko ishyari ari ryo ryatumye abatambyi bakuru bamutanga. Maze abatambyi bakuru boshya rubanda bati, ahubwo Baraba abe ari we ababohorera.
Pilato yongera kubabaza ati, ndamugira nte uwo mwita umwami w'abayuda? Maze bongera gusakuza bati, mubambe. Pilato arababaza ati, kuki? Yakoze cyaha ki? Maze barushaho gusakuza cyane bati, mubambe. Nuko Pilato ashatse gushimisha abantu ababohorera Baraba, amaze gukubita Yesu imikoba aramutanga ngo abambwe. Maze abasirikare bamujyana imbere mu rugo rw'urukiko, bahamagara ingabo zose ziraterana. Bamwambika umwenda w'umuhengeri, baboha ikamba ry'amahwa bararimwambika. Baherako batangira kumuramutsa bati, ni amahoro mwami w'abayuda. Bamukubita urubingo mu mutwe, bamucira amacandwe, barapfukama baramuramya. Bamaze kumushinyagurira, bamwambura wa mwenda w'umuhengeri, bamwambika imyenda ye, baramusohokana bamujyana kumubamba. Murongo wa 21 umutwe w'amagambo uravuga ngo Yesu abambwa. Batangira umugenzi waturukaga imusozi witwaga Simoni w'umunyakurene, ari we se wa Alexandre na Rufo. Baramuhata ngo yikorere umusaraba wa Yesu. Bamujyana hitwa Igorogota, hasobanurwa ngo inyabihanga. Baha Yesu vino ivanze na salumuna, ariko ntiyayinywa. Baramubamba, bagabana imyenda ye bayifindiye ngo umuntu amenye uwo ari butware. Bamubambye ku isaha 3. Urwandiko rw'ikirego rwandikwa hejuru ye ngo umwami w'abayuda. Bamubambana n'abambuzi babiri, umwe iburyo bwe undi iburyo. Nibwo ibyanditswe byasohoye ngo yabambanywe n'abanyabyaha. Abahisi baramutuka, bamuzunguriza imitwe bavuga bati, ngaho wowe usenya urusengero ukarwubaka mu minsi 3, ikize umanuka uve ku musaraba. Abatambyi bakuru n'abanditsi nabo baramucyurira, bamushinyagurira batyo barengurana bati, yakijije abandi ntabasha kwikiza. Kristo umwami w'Abisirayeli namanuke ave ku musaraba nonaha, tubirebe twemere. Ndetse n'abandi babambanywe nawe baramutuka. Umurongo wa 33 umutwe w'amagambo uravuga ngo urupfu rwa Yesu. Maze isaha zibaye 6 haba ubwira kabiri mu gihugu cyose bugeza ku isaha ya 9. Ku isaha ya 9 Yesu avuga ijwi rirenga ati, Eloi Eloi lama sabakitani, gisobanurwa ngo mana yanjye ni iki kikundekesheje. Maze bamwe mu bahagaze aho babyumvise baravuga ngo, dorere arahamagara Eliya. Nuko umwe arirukanka yenda sipongo, ayuzuza inzoga ikrete, ayishyira ku rubingo, arayimusomesha ati, reka turebe ko Eliya aza kumubamba. Maze Yesu avuga ijwi rirenga, umwuka urahera. Umwenda ukingiriza ahera cyane h'urusengero utabukamo kabiri, uhereye hejuru ukageza hasi. Umutware utwara umutwe w'abasirikare wari uhagaze yerekeye Yesu, abonye apfuye atyo aravuga ati, nukuri uyu muntu yari umwana w'Imana. Hari n'abagore bari bahagaze kure bareba, muri bo harimo Mariya Magadalena na Mariya nyina wa Yakobo muto na Yosefu na Salome. Abo ubwo yabaga i Galilaya nibo bamukurikiraga bamukorera, n'abandi bagore benshi bazamukanye i Yerusalemu. Umurongo wa 42 umutwe w'amagambo uravuga ngo bahamba Yesu. Ugorobye kuko wari umunsi we kwitegura, ari wo munsi ubanziriza isabato, Yosefu umunyarimataya, umujyanama w'icyubahiro kandi nawe yategerezaga ubwami bw'Imana, aratinyuka ajya kwa Pilato asaba intumbi ya Yesu. Ariko Pilato yari agitangara yuko yaba amaze gupfa, niko guhamagara umutware w'abasirikare amubaza yuko amaze gupfa koko. Amaze kubyemezwa n'umutware w'abasirikare aha Yosefu intumbi. Nawe agura umwenda w'igitare, ayibambura, ayizingira muri uwo mwenda w'igitare, amushyira mu mva ye yakorogoshowe mu rutare, abirundurira igitare ku munwa w'imva. Mariya Magadalena na Mariya nyina wa Yosefu babona aho ahanga. Mariko ibice 16 dusome dore ku murongo wa 1. Umutwe w'amagambo aravuga ngo kuzuka kwa Yesu. Isabato ishize, Mariya Magadalena na Mariya nyina wa Yakobo na Salome bagura ibihumura neza ngo bajye kubimusiga. Nuko mu museke ku wa mbere w'iminsi 7 baragenda bagera ku gituro izuba rirashe. Barabazanya bati, ninde uri butubirindurire cya gitare kiri ku munwa w'igituro? Ariko bararamye babona igitare kibirinduriwe hirya, nubwo cyari kinini cyane. Binjiye mu gituro babona umusore wicaye mu ruhande rw'iburyo wambaye umwenda wera, baratangara cyane. Arababwira ati, mwitangara, nzi yuko mushaka Yesu w'i Nazareti wabambwe, ariko yazutse ntari hano, dore aho bari baramushyize.
nimugende mubwire abigishwa be na Petero muti arababanziriza kujya i Galilaya, iyo niho muzamubonera nk'uko yababwiye. Bava mu gituro batangara bahinda umushyitsi, nuko barahunga, ariko ntibagira umuntu babibwira kuko bari batinye. Umurongo wa 9 umutwe w'amagambo aravuga ngo Yesu abonekera abigishwa be. Nuko amaze kuzuka mu museke ku wa mbere w'iminsi 7, abanza kubonekera Mariya Magadalena, uwo yirukanyemo abadayimoni 7. Uwo aragenda bibwira ababanaga nawe, asanga baganya barira bari mu majune. Nabo babyumvise yuko ari muzima abonywe nawe ntibabyemera. Hanyuma y'ibyo Yesu abonekera 2 muri bo afite indi shusho, bagenda bajya imusozi. Nabo basubirayo babibwira babandi, nyamara ntibabemerera nabo. Ubwa nyuma abonekera abigishwa be 11 bicaye bafungura, abagaya kubwo kutizera kwabo no kunangirwa kw'imitima kwabo, kuko batemeye abamubonye amaze kuzuka. Arababwira ati, mujye mu bihugu byose mwigishe abaremwe bose ubutumwa bwiza. Uwizera akabatizwa azakizwa, ariko utizera azacirwaho iteka. Kandi ibimenyetso bizagumana n'abizera ngibi: bazirukana abadayimoni mu izina ryanjye, bazavuga indimi nshya, bazafata inzoka, kandi nibanywa ikintu cyica ntacyo kizabatwara na hato. Bazarambika ibiganza ku barwayi bakire. Nuko umwami Yesu amaze kuvugana nabo ajyanwa mu ijuru, yicara iburyo bw'Imana. Abo barasohoka bigisha hose, umwami Yesu ari kumwe nabo abafasha, akomeresha ijambo rye ibimenyetso byagendanaga naryo.